Mwongeye kwirirwa mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV F1 Rwa TV. Uyu munsi rero tuzanye ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye ubwoba yaba mu banyarwanda muri rusange ndetse n'abakristu muri rusange. Ni inkuru rero yakomeje kuvugwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino. Hari abakorera kuri YouTube, hari abakorera ku binyamakuru byandika. Nk'iyi nkuru tugiye kwikesha inyarwanda.com nk'uko bashyizeho inkuru ndende ndetse bakanashyiraho urwandiko rukomeye cyane rw'umuhanzikazi Vestina. Rero ni inkuru buri wese abasha kumva, bamwe barayivuga ukwabo abandi bakayivuga ukwabo, ariko ni inkuru iri gusa nkaho iri guca amarenga yuko ibyo kwa Vestina bikomeye kandi ari ibintu bikomeye, ku mwana w'umukobwa wari umaze iminsi abaye umugore. Rero ibi ngibi bikaba byaratangiye aho yagiye akora interviews zigiye zitandukanye ndetse ari kumwe na murumuna we Dorcas, aho bagaragaraga ku bitangazamakuru bigaragara yuko asa nkaho ari kugenda amucira amarenga amubwira ati murumuna wanjye ntuzigere ugira iki, ntuzigere ushaka ukiri muto, ndakubujije. Ibyo rero nabyo abantu bakaba barabivuzeho, ariko bakaba batabivuzeho cyane kuko byagaragaraga yuko wenda asa nkaho yivugira ari ibisanzwe, ari guhanura umwana mutoya we, dore ko yari amaze kuba umuntu mukuru, yarashinze urwe. Gusa mu kujya kubana nk'uko mu kwa gatanu aribwo yarushinze, mu kujya kubana hari ibintu byagaragaye yuko ibyo yari azi nk'ukuri yageze mu rugo rwe bikahinduka ibinyoma. Ibi rero turibaza ngo ibi bintu bimeze bite, biteye bite, byatumye itangazamakuru rihaguruka rikavuga hirya no hino. Nk'uko tubizi yuko ubuzima bw'abasitari ari ku karubanda, natwe niko tuba twagiye kubona tukabona bituguyeho, ati reka natwe tubibabwire, tugire icyo twateraho komenti. Rero ni urwandiko rwasohotse ku munsi w'ejo, ariko bikaba bigaragara yuko inyarwanda.com ahise yishyiraho kugira ngo yitangaze. Ni umuntu bita Vestina, aho Vestina yagaragaye atangaza ku rukuta rwe rwa IG cyangwa se Instagram, aho yashyizeho ibaruwa ndende ivuga ngo ko atameze neza, atishimiye ubuzima abayeho, ndetse avuga ko ibyo atazigera yongera guha urwaho cyangwa se guha urwaho undi muntu wese uwo ari we wese ngo amukingurire amarembo y'umutima we ngo abashe kuwinjiramo, ngo abashe kuba yakongera gukina n'amarangamutima ye. Bigaragara yuko umuntu bita Vestina ababaye cyane, akomerewe cyane mu rugo rwe n'uwo bita Idirisa. Bivuga yuko arara amajoro, arara atekereza byinshi, ubuzima abayeho si bwo yari yiteze, ubuzima arimo ntabwo ari bwo buzima yakabaye agize iki, yakabaye abayemo. Gusa koko nawe twamugarukira, yashatse akiri muto bisa nkaho yihuse, ariko ngewe uko nabivugaho ni uko nshobora kuba nabishyira ku muntu bita Irene nabyita nk'umukomisiyoneri. Irene yakoze komisiyo, aragenda yitangira umwana w'umukobwa ati nanjye mbonye umuntu mukuye ni umudiyasipora, ni umuntu wivugira icyo gifaransa, niba we yaragiye akavuga igifaransa, ntiyavuze icyongereza, ntiyavuze ibiki, ntabwo tubizi, ntibananirwa guhuza. Gusa amarenga agiye aca hirya no hino nubwo batigeze babigaragaza, ni uko Idirisa ashobora kuba yari afite abagore iryaguye. Uyu mwana rero mu kwisanga muri ubwo buzima, dore ko ari n'umwana muto utabasha kwakira cyangwa se ngo yihangane risike, byaruzuye. Mu kumara kuzura avuga ati reka basi mbe nabisangiza inshuti zanjye zo kuri Instagram, niyandikire basi ndebe ko umutima waruhuka. Niko gushyiraho akabaruwa cyangwa se ubutumwa, yipostingiye ibiri mu marangamutima ye, anavuga ko atazigera yongera
kugira undi mugabo yakira ngo aze mu buzima bwe vuba vuba kuko biramugoye cyane. Ati ubuzima ndimo ntago bugize iki, ntago bunyoroheye, nyine ntago bumworoheye ubuzima arimo. Ibyo rero byahise bituma hari abantu basesengura kenshi, hari abantu bahita batuma batekereza ibintu byinshi, yaba ku mbuga nkoranyambaga za Twitter, za Instagram ndetse na za YouTube, bagenda babivugaho bigiye bitandukanye, aho bavuga ati ese yaba ariko gushaka gukora divorce, ese nakora divorce ko wumva bishoboka ko ashobora kuba afite Idrissa, ashobora kuba afite abagore benshi ndetse n'imitungo yandika yakabaye afite atariyo afite, ashobora kuzayigabana n'abantu benshi. Ese koko nk'uko byemejwe bigaragara yuko ashobora kuba ateganya kuba yahita atandukana na Idrissa, Vestina iki gitekerezo afite ashobora kuba anakimaranye igihe kinini. Bigaragara yuko uyu muntu bita Vestina yabaye mu buzima bw'ikinyoma bwa Idrissa mu gihe kinini yari amaze, ariko akaba yari yaragerageje kubihisha kugira ngo atabasha kuba yakishyira ku karubanda, ariko umutima we uraremerewe cyane, aho bishobora kuba byanamugeza ku rwego rw'uko ashobora kwimanika ku mugozi. Nubwo rero twebwe dukomeje kuba twabivugaho gutya, nuko buriya iyo ubonye umuntu mudahuje intego, mudahuje ubumwe, urarekura ukigarukira mu Rwanda. Mukobwa mwiza, nuko ugomba ukarekura ukitahira mu Rwanda. Ibyo rero nicyo twavuga ko ibi bikomeje kuvugwa bishobora gutuma nabyo bimukora ku mutima, bakavuga ati reka mfate nitahire mu rwatubyaye, icyo nagiye ngiye gushaka sinkibonye. Ese nyamuna umuntu bita MI Empire Irene wacu, Irene umukobwa washyingiye, ko numva byakomeye, wowe n'iki noneho ugiye gukora nk'umuntu umufite mu nshingano muri management? Ese murajye gukora inama y'umuryango mu bunge? Ese murajye gukora inama y'umuryango mutume bakora divorce? Cyangwa imari mwashakaga mwarayibonye cyangwa ntimwayibonye? Ibyo rero niba ari misiyo yari yaratumye mukora akantu nk'ako, kaba kagiye kugera ku iherezo. Ese niba atari akantu ka misiyo, ari ibintu bya nyabyo, ubuzima bw'umwari mugerageze muvane mu mazi abira, hato tutumva inkuru ngo hari umunyarwandakazi wimanitse mu mugozi kubera urushako rubi. Ngayo nguko rero njye nabibabwira uko bimeze, nababwiraga comment uko zimeze. Ni inkuru yaciye ibintu bigacika, ariko si ngombwa ngo tubashe kuba twaterera iyo, natwe tugomba kugira icyo tubivugaho kugira ngo mubashe kuba mwabimenya. Hari ababa babibonye bakabivuga ukwabo, natwe tuba tubivuze uko turi kubibona. Ibi bintu biri mu maboko y'umuntu bita Irene, kuko Irene niwe mukomisiyoneri mukuru waba waragejeje mu maboko ya Vestina umuntu bita Idrissa. Niwe rero urugamba rukomeye rwo kugira ngo abatandukanye cyangwa se yongera bongere bamere neza, ubuzima bwongere bubitoto. Gusa umukobwa bisa nkaho yanditse yafashe icyemezo cy'uko agiye gukora divorce. Ngayo nguko rero, kubabara siko gupfa, kubabara siko kugera kure. Ubuzima bushobora kuba buri hano rimwe, ubundi bukongera bukajya ahandi. Ejo ushobora kuzabona ukwitaho kurushaho, cyangwa se ukabona ukuvugisha ukuri gukomeye kuruta ukwawe. Hari benshi rero babayeho mu buzima nk'ubwa Vestina, hari benshi babayeho mu buzima nk'ubwa Vestina, hari benshi babayeho mu bikomere nk'ibye, ariko umwanzuro si uwo kuba wakikura mu buzima, ahubwo ni uguhaguruka ugafata urundi rugamba rushya, ukabasha kuba wahangana n'ubu buzima buri ku isi. Ngayo nguko rero, mwari kumwe na P1 Extravista. Icyo tubasaba ni uko mwakora subscribe. Azakurinda komera iyangare nshuti yanyewe, shira intimba shira agahinda, ko wakuremye ni uzagutabara, mutabazi wawe aguhora hafi, azakurinda komera ihangane.
ibuka Yobu yarageragejwe, Abisirayeli nabo barageragejwe, bamwe babura ababo